wivuga ngo mbega se ko ntuye kure ndi mu gihugu runaka, ibyo biroroshe, ushobora kutugeraho cyangwa se niba utabishoboye natwe twakugeraho, byose birashoboka. Haleluya, haleluya. Tera intambwe gusa wirebere imbaraga z'Imana. Nari ndimo mvuga ku mugore bita Hana, we yarababaye ngo nuko abura umwana, ariko umunsi umwe Imana iramwibuka. Reka nkubwire ngo umunsi umwe ahura n'umuhanuzi w'Imana ngo amwaturaho ijambo. Iryo joro ngo Elukana ahura na Hana. Hana arasama, arangiza abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Arangiza aravuga ngo wari ingumba byaye 7. Aranezererwa. Haleluya. Aranezererwa, umunezero uramurenga. Aravuga ngo wari ingumba byaye 7. Ashima Imana. Reka ngutangarize ngo nawe ibibazo byose waba ufite, ingorane zose waba ufite, hari amashimwe Imana ije kukuremera ku buryo uzavuga ati koko ni Imana yabikoze. N'abari bakuzi mu yindi shusho bakawati nukuri Imana yarahabaye, Imana niyo yabikoze. Haleluya, haleluya. Bakagenda bavuga, buri wese avuga inkuru nshyashya. Oya, hari inkuru mbi bari bakuziho, hari amakuru mabi bari bagufitiye, bari barakuvuzeho, hari ingorane bari bazufite, ariko bagiye kubona ingorane zawe zirangira, bagiye gutangaza andi makuru meza. Bagiye kuvuga ati nukuri kwa runaka twabonye umusore yaje gufata irembo. Bagiye kuvuga ati nukuri kwa runaka yararwaye, yarameze gutya na gutya, ariko indwara ye irakize. Bagiye kuvuga bati kwa runaka tumuzi nta mwana afite, ariko ubu ngubu aratwite. Bavuga ati n'ikimenyimenyi asigaye yumva bakaranza bakabati birimo kunukira. Reka nkubwire ngo haleluya, haleluya. Umugabo wawe yari yarakwanze, yari yaragutaye, yarasigaye yigira mu dukobwa, yarasigaye yigira mu ncereke, ariko reka nkubwire ngo Imana ije kumugarura. Agiye kubona icyo yaguhoraga bikunze, ibyo yaguhoraga ati wowe se ubundi urokuntakariza igihe. Oya, agiye kubona impinduka zidasanzwe. Tera intambwe uze ngusengere, uze wakira imbaraga zidasanzwe ziguhesha ibyawe, ziguhesha kwinjira mu byawe mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zidasanzwe. Izo mbaraga mbabwira, izo mbaraga ntabwo ari buri wese uzigira cyangwa se kwa kundi umuntu abyihangisha. Oya, ibi bintu ntabwo ari ibyo kwihangishaho, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ngewe ngo ndi runaka. Oya, ngwino uhure n'Imana nshuti yanjye, ureka bakube. Ariko igihe bakubeshyeye ukagenda ukareba, ese nibyo abambeshye? Ese runaka niba yarambeshye na runaka arabe? Oya, humura. Reka nkubwire ngo haleluya, haleluya. Ibyo ntabwo byagutangaza. Bibiliya irambwira ngo hari abahanuzi ba Bali, hari n'abahanuzi b'Uwiteka. Biraba ngo hari abantu 7,000 batari bapfukamira Bali nibamusome. Abo ngabo muri abo ndimo. Tera intambwe uzurebe. Haleluya, haleluya. Wivuga ngo baraguhanuriye, wivuga ngo warasengewe, wivuga ngo byaranze. Reka nkutangariza ijambo nk'umuhanuzi w'Imana, nje kukubwira ngo bigiye kwemera. Tera intambwe gusa.